kuri uyu mugoroba wo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi. Nibyo koko umutima unambye ntiwibagirwa amateka. Nyuma y'urugendo twakoze rwo kunamira inzirakarengane zarukoze zizanwe kwicirwa kuri uyu musozi wa Nyanza, dushimiye abayobozi ndetse n'abandi twese twafatanyije mu gushyira indabo aharuhukiye abacu bazize jenoside, tubaha indabo nk'ikimenyetso cy'urukundo kandi ko tuzahora tubakunda. Nagira ngo muri uyu mwanya mbasabe twigire ijuru, dufate umwanya wo kwibuka mbere y'uko tuza kuba turi isengesho. Uyu mwanya munyemerere nyakubahwa Mushyitsi Mukuru ntumere nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda kugira ngo adufashe mu isengesho. Murakoze. Nongere basabe duhaguruke duhe Imana icyubahiro, tuyiyambaze twitura ababyeyi abavandimwe n'inshuti dusabira. Izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu, Nyagasani Mana yacu, abantu bose abaremye bakunda ushaka ko bakubera abana bunze ubumwe, ariko urwango n'amacakubiri byabibwe mu bana bawe mu Rwanda byaduteje amahano ya jenoside yakorewe abatutsi. Waje kubibuka ku nshuro ya 32 ababyeyi abavandimwe n'inshuti bahitanywe n'ayo mahano ya jenoside muri 1994, cyane cyane by'umwihariko abaguye hano kuri iyi tariki kimwe n'abandi hose mu gihugu. Waje kugira ngo tubahe icyubahiro n'urukundo bakwiye, kuko abishi bashatse kubambura icyubahiro n'agaciro wabahaye. Mana, turagushimira ubuyobozi bwiza waduhaye bwahagaritse iyi jenoside. Turagushimira ubutwari wahaye abana b'u Rwanda bitanze kugira ngo bakure u Rwanda ikuzimu igihe amahanga yareberaga, bagahagarika jenoside. Turagushimira ubutwari bw'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, banze guheranwa n'agahinda bagashyira hamwe, abapfakazi, imfubyi, inkomere n'abandi bose kugira ngo batsinde urwango, bimike urukundo n'ubuzima, bave mu nzara z'urupfu, kandi ukomeze ubafashe muri uru rugendo turimo. Turagushimira aho tugeze mu rugendo rwo kubabarira no kwiyunga nk'abanyarwanda tumaze mu myaka 32 kugira ngo twubake igihugu dushyize imbere ubuvandimwe bw'abanyarwanda aho guhera mu moko n'andi macakubiri. Turagushimira abahemutse ariko bicujije bagasaba imbabazi bakiyunga n'abanyarwanda. Turagushimira ubuyobozi bwiza bureba kure kugira ngo twese tuba abavandimwe bashyize hamwe ngo twiyubake twiteze imbere. Tugushimira ibyo tumaze kugeraho n'inshuti zose zagiye zibidufashamo. None Nyagasani ukomeze utube hafi kugira ngo turusheho kubaka ubumwe bwacu n'ubuvandimwe, dukomeze umubano n'inshuti, gutyo dushobore kujya mbere kandi tube n'urumuri rw'amahanga, kugira ngo umwiryane mu bantu ugende ushira, iyi si yacu igira amahoro. Kubaho ni ukubana. Turagusaba kugira ngo amahanga arusheho kumva intego y'ubumwe n'ubuvandimwe bw'abanyarwanda. Dufatanye kugira ngo abashaka gusubiza u Rwanda mu mwiryane bagaruke mu nzira y'ubumwe bwubaka aho gusenya. Uhe umugisha iri koraniro, abashyitsi bacu baje kwifatanya natwe, abanyarwanda aho bari hose bibuka uyu munsi n'iyi minsi 100 turimo yo kwibuka. Ubahumurize kandi bakomeze mu budaheranwa. Abacu bose twibuka, Nyagasani ubahiruko ridashira, maze ubiyereke iteka baruhukire mu mahoro. Izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu.
Nyakubahwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ukaba n'umushyitsi mukuru, Banyakubahwa Minisitiri, bayobozi mu nzego z'umutekano, bayobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu cyacu, abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda, bavandimwe barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri hano, by'umwihariko abarokokeye kuri uyu musozi wa Nyanza Kicukiro n'abafite imiryango yahaguye, muri aho kandi mwiriwe neza. Mu izina ry'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali n'abaturage batuye umujyi wa Kigali, bahaye ikaze muri igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi kiri kubera hano ku rwibutso rwa Nyanza mu karere ka Kicukiro. Munyemere ntangire nihanganisha abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, babwira ngo mukomere, twifatanyije namwe kuri uyu mugoroba wo kwibuka no guha agaciro abacu bazize ko ari Abatutsi. By'umwihariko ndihanganisha mwese muri hano mwabuze abo mu miryango yanyu mwakundaga, cyane cyane abafite abashyinguye hano kuri urwibutso rwa Nyanza Kicukiro. Nimuhumure, mukomere kandi mukomeze mutwaze gitwari, turi kumwe, dukomeze duhanire ko ibyaha bitazongera. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, banyakubahwa muteraniye hano, uyu musozi duteraniyeho Nyanza ya Kicukiro ni umusozi udasanzwe. Umusozi udasanzwe kuko wamenekeyeho amaraso menshi y'ababyeyi bacu, abavandimwe bacu bishwe bahunze bavuye kuri Eto Kicukiro, baza kwicirwa ahangaha mu rugendo badusobanuriye mu gihe twakoraga urugendo rwo kwibuka. Uyu musozi kandi uruhukiyeho abacu benshi babiciwe hano n'abiciwe hirya no hino mu mujyi wa Kigali, bahashyinguye mu cyubahiro. Uyu mugoroba turazirikana inzira banyuzemo, turazirikana akagambane bagiriwe, turazirikana ubugome bagiriwe, tuzirikana ko bambuwe ubuzima bazira ko ari Abatutsi. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, uyu mugoroba kandi ni umunsi mu mujyi wa Kigali ndetse no mu Rwanda hose tuzirikana uburyo Abatutsi bo mu Rwanda bagambaniwe, bagasigwa n'ingabo z'umuryango w'abibumbye zari zaje hano mu Rwanda zije kurinda amahoro, ariko bamara kubona bahageze bakazinga utwabo bakigendera, babagabiza abicanyi barabatsemba. Umugoroba nk'uyu nguyu rero buri mwaka ku itariki 11 Mata twongera guterana kugira ngo twibuke ko tugomba gukomeza kwiyubaka no kushobora kwigira ko aribyo byonyine bizatuma igihugu cyacu gitera imbere mu buryo burambye. Uyu mugoroba kandi ni umugoroba wo kuzirikana amateka yatumye tugera ahangaha aho Abanyarwanda bicwa urw'agashinyaguro ntawo kubarengera uhari, ariko tukongera tukanazirikana yuko bitazongera kuko turi mu gihugu cyowe n'ubuyobozi bwiza burangajwe imbere Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, wanayobora urugamba rwo guhagarika Jenoside ubwo amahanga yose yareberaga. Munyemere nsoze nongera kubwira abarokotse Jenoside ko tubashimira uburyo dukomeje gufatanya mu guteza imbere umujyi wacu. Turashimira Ibuka cyane cyane ubuyobozi bwayo ko dufatanya mu gutegura iki gikorwa, tubona umwaka uko ugenda ijya imbere kigenda neza. By'umwihariko turashimira urubyiruko rwo mu mujyi wa Kigali, tubashimira ko mwitabiriye muri benshi, ariko tunabashimira uruhare mukomeje kugira mu bikorwa byo kwibuka no gukumira ingengabitekerezo ya Jenoside hano mu mujyi wa Kigali. Nimwe duhanze amaso, nidukomeze dufatanye guhagurukira kurwanya Jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Turwanye abayihakana, abayipfobya, dushyira imbere ubumwe bwacu kuko arizo mbaraga zacu. Ndagira ngo soze mbaye ikaze muri iki gikorwa cyo kwibuka Abatutsi biciwe mu karere ka Kicukiro baruhukiye hano, kandi ngira ngo nkomeze kwihanganisha abafite abahaguye no komeza kwizeza ko tuzakomeza gufatanya mu bikorwa bitandukanye. Murakoze, dukomeze twibuke twiyubaka.